Hello Abagaciro family, ndabasuhuje nizere ko bumeze neza aho muherereye hose. Burya mu buzima abantu bashobora kukwanga ntacyo wabihinduraho, ariko ntibagomba kugusuzugura kuko niwe wereka abantu umurongo w'icyubahiro bagomba kukugira bitewe nuko wifata wowe. Akenshi abantu bazareka kukubaha bitewe nawe nawe ubwawe kubera amakosa ukora, kubera ukuntu witwara. Muri iyi video rero ndagusangiza amakosa 6 ukora bigatuma abantu batakubaha, kugira ngo uhereye uyu munsi utangire uhindure ibyo bintu ukora, maze urebe ukuntu uzubaho bizikora. Niko bigenda. Mbere yo gutangira iyi video ariko, niba utari wiyandikisha mu muryango wacu w'abantu b'agaciro, nyawunika abantu bashaka guhora biyungura ubwenge bareba imbere, ndagusabye nyawunika ubikore uyu munsi. Kanda kuri subscribe cyangwa sabone, wibuke no gukanda kandi kunzogera kugira ngo ibiganiro bisotse ntibizajye bigucika. Turakomeje rero. Ikintu cya mbere gituma utubahwa nukutubahiriza ijambo wavuze, kutubahiriza amasezerano yawe, ukemerera umuntu ikintu maze nyuma ukabihindura ntugikore. Ni ibintu bibi cyane. Mbere yo kwemerera umuntu ikintu, burya uzajya ubanza urebe neza niba gishoboka, kubera ko icyo wemereye umuntu burya kiba gihindutse ideni umurimo. Ni ibintu ugomba kwitondera. Ni ngombwa kubyitondera ntuhubuke. Abantu benshi batinya kuvuga oya, maze ugasanga baguye mu mutego wo kwemera ibintu ntibashobore kubyubahiriza. Kandi ni ibintu bigira bite bituma abantu babatera icyizere, bigatuma icyubahiro cyabo kimanuka. Ni byiza vuga oya nibona utabishoboye. Niyo nyuma byahinduka ibintu ukabishobora, ariko vuga oya nibona bikugoye. Burya abantu bakubahaga nyuma bagasanga uri umuntu utubahiriza amasezerano, icyubahiro cyawe bari bagufitiye kizagenda kiyoyoka, usanga batangiye no kugusuzuma. Iyo uvuga ibintu ntubyubahirize, abantu nta cyizere bakugirira na gito, kandi ntibanakubaha kuko uhinduka umubeshyi. Umubeshyi rero nta muntu wubaha umubeshyi, kandi n'ibintu wowe wakoze utabitekerejeho utanabishaka, ariko ukabona uhindutse umubeshyi gutyo. Ugomba kwitondera ibintu wemerera abantu. Banza ubigenzure neza mbere yo kugira icyo wizeza umuntu. Ibyo byiza. Hanyuma niwemerera umuntu ikintu, ujye ukora uko ushoboye kose ucyubahirize, ugikore. Hari igihe umuntu atabyitaho, nta gaciro ibintu yemereye undi, ndetse akaba yanabyibagirwa, ariko ingaruka bigira ku bandi ndetse no kuri we ubwe ni izo kwitondera. Ni ibintu bibi cyane. Abantu bamwe hari igihe batabiha agaciro, ariko ni ibintu bibi cyane ko wemereye umuntu ikintu ukagenda ugakora nkaho utakimwemereye, ndetse ugakora nkaho wibagiwe. Ni ibintu bibi cyane, kubera ko wa muntu wemereye ikintu we arabitekerezaho, akubona nk'umuntu ubeshye, kandi wenda utari nabyo wari uri kuganisha. Ikintu cya kabiri gituma abantu batakubaha ni ukwaka ijambo abandi ukoresheje kubavugiramo. Hari abantu benshi babikora hari batabizi. Kuvugira mu ijambo ry'undi ni ukumubuza kuvuga atarangije, akora atarangira igitekerezo cye ukaza ukavuga. Ni amakosa akomeye atuma abantu batakubaha niba ubikora. Burya iyo uganira n'umuntu maze igihe cyose atangiye kuvuga ugasubirana ijambo kandi atarangije irye, utamuretse ngo atange igitekerezo cye arangize, ntabwo ari ibintu byiza bikubahisha. Ni ibintu bigutesha icyubahiro. Ni uburyo bwo kumubwira ko w'ibyo avuga nta gaciro biha, ko ibyawe ari byo bifite agaciro. Urumva icyo kintu uba werekanye ikintu kibi cyane, kandi ubikoze utabizi. Ni ngombwa kureka umuntu akarangiza gutanga igitekerezo cye, aho guhora ushaka kumuvugiramo, ushaka kuvuga wowe wenyine. Hari abantu benshi babikora. Ni ngombwa kwiga gutega amatwi abandi. Naho tugira ibyo twiga, burya turiga iyo dutega amatwi. Kumenya gutega amatwi kurusha uko uvuga nibyo bizaguhindurira ubuzima, kandi abantu bazabikubahira cyane cyane. Abantu benshi birabagora, ariko ni ngombwa kubyibuka buri gihe ukibutsa ko ugomba gutega amatwi igihe uri kuganira n'abantu.
ikintu cya gatatu gituma abandi bantu batakubaha ni uko utagira imipaka mu buzima bwawe. Iwawe harafunguye. Niyo waba uri umuntu mwiza gute, ni ngombwa kugira ibitarengwa iwawe, imipaka. Ibi ndabyemera simbyemera. Iyo abantu bazi ko hari ibintu ibi n'ibi utemera, barabyubahiriza kuko barabizi. Niba ntabyo rero, bazakora ibyo bashatse byose. Hari ibintu utagomba kwemerera abantu ukavuga ibi ntabwo mbibemera mu buzima bwawe, ugahora ndetse witeguye gukora ibishoboka byose mu bitarengwa. Hanyuma hagira umuntu birenga, ntukabyihorere gutyo. Byore gutya guso gutsinda muri oya, mwereke ko utabyemera. Ubimwereke uko bishoboka kose ukore, ntazongera kubikora. Niko bimeze. Nawe ubundi abantu bakubyina hejuru. Numureka gutyo bigatambuka inshuro ya mbere, bigatambuka inshuro ya kabiri, akongera akabikora, akarenga ibintu byawe bitarengwa, akabikora kabiri. Ni ukuvuga ko uhaye abantu uburenganzira bwo kuzajya barenga imipaka yawe. Noneho bigatuma nta muntu uguha agaciro, ugatakaza gutyo icyubahiro cyawe, kubera ko ureka abantu bakakuvogera, bagakora ibyo bashatse kuri wowe, bagakandagira ejo, agakandagira rimwe kabiri, ukabona agizwe bwa gatatu. Ubwo nyine aba yatangiye nyine wawe umuhaye iki urubuga rwo kubikora. Ugomba kwereka abantu ibitarenga iwawe, ukabimubwira utatonganya, ariko ukabitanga. Ikintu cya kane gituma utakaza icyubahiro nanone, ndetse n'abantu bakaba babikwangira, bakakwanga pe, ni ukuba umuntu uhora yivuga ibigwi buri gihe, nta n'umuntu umubajije. Uvuga ibyawe, wivuga ibi n'ibi. Kuba uri mu bandi, uri muri njyewe nageze kuri ibi n'ibi, njye nakoze ibi n'ibi, ngenda uyu n'uyu ukomeye. Bya bintu iyo ubikora ntabwo ari ibintu bikubahisha. Uhora wivuga wumva hari ko ari wowe wenyine ubaho ku isi, abandi muri kumwe nta n'ikintu bari kwivugaho, wowe ukaba uri kuvuga ibintu byawe, witaka bitabaho. Ni ibintu bibi cyane burya mu bantu, iyo ushaka kugira ngo abantu bakubahe. Hari igihe abantu bagufata nk'umwirasi iyo ukora gutyo, kandi ari ibintu ukora wenda utarubizi. Yego umuntu wese aba ashaka kugaragara neza mu bandi, nk'umuntu umeze neza, maze bigatuma yashaka gusobanura ibye, ariko kuvuguza bwawe gutyo byose ugashyira hariya hanze, nta n'umuntu ukubajije, n'ahantu bitari ngombwa, ni uburyo bubi burya bwo kwihesha icyubahiro. Ni uburyo bubi cyane, unyuze mu nzira mbi cyane, kubera ko iyo uhindutse umugabo cyangwa umugore ushyira hanze byose mu gihe uri mu bandi, ukavuga ibigi byawe ari wowe wenyine, aba nta kintu bari kuvuga, atari n'umwanya muri guhana, buri wese ari kuvuga ibye ngo mwese muhane ibyo bitekerezo, muhane buguti ngiye nkora iki n'undi nkora iki. Wowe ukavuga ibigi byawe wenyine, nta muntu ukubajije, uvuga ibyo wagezeho, nakoze ibi, ugenda wose uvuga. Hari igihe bigaragara nabi mu bantu, abantu bakagufata nk'umuntu wiyemera, nk'umuntu wirata, umwirasi uri kubirataho, bakaba banagusuzugura. Iyo mpamvu bakagusuzugura, kandi babikoze si ushaka, nta kibazo, wowe wari uzi ko nta kibazo uri kubwira abantu ibyawe, ariko abantu kumenya abantu. Iyo umeze gutyo biranakugora kuba waganira n'abandi, kubera ko nta gaciro uha ibyo bo bakora, kubera ko ushaka kwivuga buri gihe, ushaka kwivuga wenyine, witekerezaho wenyine gusa, ubundi abandi ushaka uko bavuga ibyabo. Icyo gihe birakugora kuba wabyumva, waganira nabo. Ibyiza ni ukutirata ibyo wagezeho, ukitwara nk'umuntu woroheje, abantu niho bazakubaha, bazabikubahira. Iyo uri umuntu ucisha bugufi, umuntu woroheje, niyo waba uri umuntu ukomeye, ukagaragaza ko uri umuntu woroheje, abantu barakubaha cyane. Si ngombwa kwirata ibintu twagezeho iyo turi mu bandi, cyane cyane iyo bo batari kubivugaho. Niyo waba umeze neza gute, kwicisha bugufi mu bandi nibyo bikubahisha cyane cyane. Uzareka abantu bivumburire ubwabo kuri umuntu ukomeye, ibyo byiza babyivumbure, bavuga ati burya wa muntu tubona hano, burya ni umuntu ukomeye, burya ni umuntu wageze kuri byinshi, burya ni umuntu wirwanaho, ni umuntu wateye imbere. Aribo babyivumburiye, ariko wowe wicishije bugufi, nibyo bikubahisha. Ntukavuge ubuzima bwawe gutyo, uvuge gutyo gusa nta muntu ukubajije, kubera ko bizakugabanyiriza icyubahiro. Ugomba kubimenya. Nyuma y'igihe abantu bazagenda bagufata nk'umwirasi, ntuyemera. Niko bigenda. Ikintu kindi gituma abantu batakubaha ni ukutita umuntu uri kukuvugisha. Abantu benshi barabikora, maze umuntu
akakuvugisha we wirangariye. Wowe umuntu kukuvugisha wowe wirangariye mu bindi ukajya wikiriza yego, ariko umuntu abibona ko utamwitayeho, abona ko udahari, ntuhari mu kiganiro, ntuhari mu byo ari kukubwira. Ni ibi cyane kuba waba uri kumbwira ikintu gifite agaciro kuri wowe, njyewe nibereye nko kuri telefone ndeba ibiyirimo, ndeba ibyo banyandikiye. Ni ibintu bibi cyane kandi abantu benshi barabikora. Ibintu ugomba gukosora niba uri umuntu w'agaciro. Uzumva nimbikora wowe uzumva nta gaciro naguhaye, ko nagusuzuguye, kandi niko biba biri koko. Ni ngombwa kwiga kwita ku bandi tukabaha agaciro. Ni ikintu gikomeye ku muntu wese agomba gutekereza akakibuka. Niba wifuza ko abantu bakubaha, baha agaciro, wereke ko ubitayeho, watega amatwi, ubavugishe, ubareba mu maso, ubahe igihe cyawe uko wakigennye, ukibahe niyo cyaba ari gito ariko ukibahe utarangaye. Ibi byose ni ibintu bifite akamaro ku muntu uri kwaremye. Ni ngombwa kugira igihe ugashyira telefone hariya ku ruhande, ukayishyira hasi, ukayisiga nk'ahantu ugiye uri kuganira n'abantu, noneho ukagirana ubusabane n'abantu, mukaganira imbona nkubone nta telefone. Muri iki gihe hari abantu batamara n'iminota 5 n'iminota 10 badakoze kuri telefone yabo. Ni ikibazo gikomeye cyo gukosora. Niba umaze gutyo ugasanga umutima buri kanya avuga njye kureba akantu, njye kureba niba hari message kuri groupe, ugasanga arahora muri ibyo, njye kureba ibintu nk'ibyo. Niba ufite akamenyero ko kuba kuri telefone uganira n'abantu, ni ibintu bibangamira abantu iyo bafite ubukure buryo kandi ari abantu bibashye. Muri bo babibonamo ndetse ko basuzuguye. Uzajya umenya ko ari ikintu kigaragaza ko utubashye umuntu kandi udafite n'uburere bwiza. Umuntu ufite uburere, umuntu ufite ubukure ntabwo ajya yirirwa kuri telefone ari kuganira n'abantu, yicaranye n'abantu mu kiganiro. Abantu benshi barabikora ariko ni ukutamenya. Wowe ntukabikore. Iyo uri kumwe n'umuntu ni umwanya wo kuganira, telefone yishyire hariya ku ruhande. Nubwo bitakoroheye n'imbuga nkoranyambaga zateye, ariko gerageza ubikore, bizashimisha umuntu muganira kandi bizakubahisha nawe ubwawe. Ikintu cya nyuma ari cya 6 gituma abantu batakubaha, nuko utatira icyizere umuntu yakugiriye, ugahinduka umugambanyi. Umuntu utatira icyizere ni umugambanyi ni umuntu mubi cyane, n'umuntu ubundi ukera yarahanwaga cyane. Nize kubivuga urugero, niba umuntu yarakubikije ibanga kubera icyizere agufitiye, ntukamutenguhe jya kurivuga, ubwira abandi bantu ibyo yarakubwiye. Ntabwo ari byiza. Niyo umuntu yaguhemukira ugashaka kubivuga nawe ugamije kumubabaza nk'uko yakubabaje, ntabwo ari byiza. Ihangane ubigumane uko byagenda kose. Nicyo bivuga kuba umuntu w'agaciro. Kuba umuntu w'agaciro bivuga no kuba inyangamugayo. Umuntu yaguhemukira ibanga rye urarikumana, ukaribika, ukaba umurusi. Iyo uri umuntu umeze gutyo abandi bazakubaha. Kumenya kubika ibanga ni umuco mwiza ukomeye utuma abandi bagukunda bakanakubaha, bakabona ko uri ku rwego nyine rwo hejuru. Niba umuntu yakugiriye icyizere akaguha amafaranga ye, umubwiye ko uzayamwishyura maze akakuguriza, yamwishyure atagombye kukwirukaho, bizakubahisha. Nabyo ni ibintu bigaragaza kuri umuntu wo kugira icyizere, noneho ukagira abantu bakakubaha. Umurwa w'amafaranga ntakeneye kwirukankaho ngo nyishyura oya, yamwishyure atakwirutseho. Niba nakunanira umurebe umubwire mbere. Ni ngombwa cyane. Wipanga kwiba bakugiriye icyizere agashyira mu maboko yawe n'imitungo ye, nabyo bizakubahisha kandi nibyo bizatuma utera intambwe nziza udahemutse, kubera icyizere abandi bantu benshi bazakugiriza. Mwabyumvise rero, ni ibintu nari namfite kubaganiriza uyu munsi. Niba video yishimye ntushidikanye gushyiraho like. Niba hari umuntu kandi wawe ukunda uzi ko ajya akora amwe namwe muri aya makosa mvuze hano hejuru, ntushidikanye kumwohereza iyi video. Nibwo buryo bwiza bwo kumufasha. Hari igihe umuntu burya akora amakosa ari ukubera ko atabizi, atabisobanukiwe cyangwa se atabitekerejeho. Iyi video rero ikaba yamufasha kuba yahagarika iyo myitwarire itamwubahisha. Asigaye
mugire ibihe byiza kandi mukomeze kwiyitaho muharanira umunezero wanyu n'ubusanzwe. nawe utaha ku yindi video yari Lady Jane ubakunda cyane. Bye bye.